ibyamaze muri Chelsea arayizi neza. Niba rero equipe ishaka kubaka projet ihamye, projet arabane shingiraho, ishobora gushingira wenda kuri abo ba boss nibo ba mbere baba bayizanye, igashingira ku mutoza, igashingira no ku bakinnyi. Rero umukinnyi wa mbere iyo projet yakabaye kubishingiyeho, binagaragara ko ari wishingiyeho. Ikiza noneho cya mbere kirimo ni captain. Indi avantage irimo ni captain ukiri muto, ugifite imyaka myinshi imbere. Ikindi hari impinduka tumaze kubona kuri Reece James muri iyi minsi, especially ino season. Ni Reece James usa nkaho wahindutse, utari kugira za mvune za hato na hato nyinshi. Bibaye amahire kuri Chelsea tukabona Reece James utavunika cyane, utagira ibibazo by'imvune cyane ngo abure muri match nyinshi. Chelsea yabishingiye ku mukinnyi wanya. Ikiza cya Reece James ni Kyle Walker wabivuze, yaravuze ngo ngiye mbona ari we mukinnyi kuri kabiri uri complete, yuzuza ibyo mfite, ibyo Trent yabaga afite bikaza bikajya mu mukinnyi umwe. Reece James ni umukinnyi mwiza mu kudefend, Reece James ni umukinnyi mwiza mu kugarira. Nepo yagarutse kuri polyvalence yiwe, yakina muri batatu. Reece James yakina mu mutima wa defense, yakinamo hagati. Urumva iyo myanya yose wamukeneraho Reece James arita. Yini polyvalence mu kibuga. Ikindi hari ukuntu ndi kubona iyi projet ya Chelsea irimo irakura. Projet niba wenda projet equipe ifite projet wenda y'imyaka nk'icumi, buriya projet igira phase. Wenda hari phase y'imyaka 3 ya mbere, imyaka 6, wenda bashaka kuvuga bati reka duhere ku bakinnyi bato. Imyaka 3 turebe icyo baduha. Abo bakinnyi bato none dushobora kuzahitamo ba bakinnyi bamaze kutwemeza, bamaze kudukonveka, kuko bijyanye n'ubusabe bw'abafana ba Chelsea, bijyanye n'abakinnyi nabo wenda bashaka kazoza keza ka Chelsea. N'imibero ya Chelsea, kubazi Chelsea kuva ku bwa Roman Abramovich, ya Chelsea twara ibikombe, ya Chelsea y'abakinnyi bakome, birasa nkaho iyi projet wenda bibaye nk'imyaka 10 birasa nkaho bitakunda muri Chelsea. Birabona ko nyine bizasaba ko hazagera igihe bikaba ngombwa ko ya projet bagira ukuntu baya upgrading, bagira ibindi bintu bongeramo, bive kuri cya kintu cy'abana bafite tara benshi, noneho bigeraho bongeramo babakinnyi noneho babakadire bakuze. Kuko urabona ko icy'abana cyo bisa nkaho bamaze kubona resultat yabyo, umusaruro wacyo bamaze kubona. Ahubwo icyo nge nabaze kubona umuntu akoze analize muri aya masezerano Reece James asinye, Reece James urwego agezeho ni wa mukinnyi noneho utangiye gutekereza ibikombe bikomeye. Ni wa mukinnyi utangiye gutekereza kuba yatwara Premier League. Reece James ari mu bakinnyi ba Chelsea wenda nubwo amaze igihe kirekire ariko nawe nta Premier League azi. Wenda yatwaye Champions League ariko Premier League nta yazi. Sinzi ko wakonveka Reece James abizi kuzakomereza kuri ino projet y'abakinnyi bakiri bato benshi ngo bafite tara. Ikigaragara cyo muri projet ya Chelsea hari ibimenyetso yuko ari upgrade, hari ibintu bishobora kongerwamo muri no projet, hakaba noneho hazaza abandi bakinnyi bafite profile nk'izi za Reece James. Wa mukinnyi taraye noneho kuri tarayo baravivuye, noneho igisigaye ese yatara noneho izamiki. Niyo bakinnyi ngiye mbona Chelsea noneho igiye kujyaho, ariko ikiza bakoze ni base. Ese iyo projet yabisingiye kuki? Umukinnyi wa mbere ishingiyeho ni Reece James, umukinnyi wabaye muri Chelsea igihe kirekire, umukinnyi uzi inguni zose za Chelsea, umukinnyi wuzuye byose karite mu kibuga. Ikizaba gisigaye kuri Reece James kugira ngo ibintu byose be impeccable nuko ikintu cy'imvune wenda cyazagabanuka kuri we. Ariko ahandi Chelsea koze deal birenze nuko Reece James we yabyungukiramo. Nge ndabona ari Chelsea yabibyungukiyemo kurusha n'umukinnyi ku giti cye. Yes. Ati Chelsea koze deal ya danger kongera amasezerano Reece James, ariko n'umutoza afite icyo abivugaho. Umutoza Liam Rosinia unyuzwe no kuba kapiteni wawe yahawe amasezerano mashya, waranakubwira ko ari umukinnyi wa mbere ku isi ku mwanya we. Bamwita Liam Rosinia. Just how significant a piece of business is this to the club? Yeah, I can't stop smiling because we secured the best player in world football in his position, and he had many
many opportunities to leave this magnificent club. And the good thing is not just the size and the stature of the club that he's come through from a very, very young age, but it's his belief and confidence in what we're doing here, where we want to go. We've had many conversations about it. For him to sign a deal and put his faith in us is a massive step. Why do you feel like Reece is the best player in the world in that position? Do I have to explain that when you see him play? Huh? I don't want to embarrass him. He's top. No, he's top. What's when you meet Reece, you see him from afar and you admire him. He can play many different positions technically. He can score goals. He defends. His athleticism, tactical understanding. The thing that impresses me most about him is his humility and him as a person. And you realise why he's having and will have the career that he will go on to have as the captain of Chelsea for as long as I'm here. He'll be my leader. So for me, it's been a really, really good 2.5 months with him. I now understand a lot more why he is the player he is. He's going to go on to have, hopefully, a really successful career here at this club. In terms of you can't stop smiling, just how... Yeah, nguwo munyamakuru yatangiye abwira Rosini ati turabona rwose insekita kuva ku munwa ati biragaragara ko wishimiye cyane kuba mwongera amasezerano Reece James. Uyu mugabo nawe ati nibyo nago rwose ndishimye cyane ndimo ndamwenyura kuko duhaye amasezerano umukinnyi mwiza ku mwanya we. Ati yarafite amahirwe menshi amakipe yamushakaga yamuvugishaga ariko kiza nuko ahisemo kugumana natwe ati kandi kirenze kuri ibyo suka ahisemo kuguma muri ino kipe nini cyane ahubwo nuko ari umukinnyi twizamuriye akurira hano kuva ku myaka mitoya kugeza kuze kugera ku rwego ariho tumubonaho ubu ngubu ati twagiranye ibiganiro byinshi nawe kugira ngo tumuhereze n'amasezerano mashya nawe yizerere mu mushinga turimo dukora naho turimo tugana. Ati niwe mukinnyi mwiza ku mwanya wa nyamakuru ati sobanura neza ibyo bintu uvuze ati Reece James ati niwe mukinnyi mwiza ku mwanya we ati ibyo bintu bisobanure neza. Arababwira ati si ibyo bintu ni ngombwa ko mbisobanura ati yo mumubona kina mubona bimeze bite ati ibyo bintu murumva bikeneye ubusobanuro buhambaye cyane ati iyo umureba uhita ubibona rwose ko ari umukinnyi mwiza cyane. Ati urya ashobora gukina mu myanya itandukanye urwego ahagazeho mu buryo buri tekinike ashobora gutsinda ibitego ashobora kugarira neza afite umubiri mwiza umufasha kwitwara uko abishaka kose umugabo wumva amataktike n'ibindi umutoza musaba. Ati ikintu kinshimisha cyane kuri we ni umuntu we nkawe tureke iby'umukinnyi ukameze nk'umuntu ni umuntu mwiza cyane. Iyo umwegereye kurushaho umenya impamvu ari kapiteni wa ekipe ya Chelsea ndetse n'impamvu amaze hano imyaka myinshi igihe cyose nzaba ndi hano azakomeza kuba umuyobozi wa ekipe yanjye. Ati mu mezi 2 cyangwa ukwezi kumwe n'igice tumaranye nagize umwanya noneho kumwiga kurushaho umenya impamvu benshi tumurebera hanze tubona ko ari umukinnyi mwiza. Ati narushijeho kubibona. Nguwo bamwita Rosini Nepo ati Reece James niwe mukinnyi wa mbere ku mwanya we kwisi ati nawe ubishidikanya ati umurebye akina yanasobanuye byinshi bitandukanye mu gihe umukinnyi mwiza kuri uriya mwanya ugeze gukomoza kuri versatility ye burya ashobora gukina imyanya igitandukanye ugeze no gukomoza ku buryo andi ma equipe yatandukanye kwisi ashobora gukinira abantu nimero 2 mu myaka iri imbere. Reece James niwe mukinnyi currently mwiza kuri 2 kwisi ari mubeza ari mubeza ari mubeza kuko buri yanjye umuntu wenda na muzana imbere n'umwe nashira Fakimi ntago njya nakujya hano ngo mbeshye ko Trent ari hejuru yo witwa James Reece James cyangwa ngende mbwira abantu ngo jiri kunda ari hejuru ya Reece James abati okotaro ya bano zairi mazira oya ba Mateus Nunez oya mbabarira ntago bikunda ba Pedro Poro batimba ntago yaza buriya ahubwo nyuma ya Reece James Timbe yarashobora gusanga nayo muri abo batana ashaka kuvuga ati mutandenza 3 cyangwa 4 kuko buriya wenda nuko ari akantu gasa nkaho gaciyeho currently urakoze cyane adera naho zendeba ka statistique bigendanye na dribbling gucenga bigendanye n'ibi bintu bya passing accuracy currently Timbe arimo no mu namatakre no currently natakureta nama 1v1 nkama 1v1 ukajya kuri tackle nazo mbona nka tackle zabaye successful niwe uri n'imbere aka kanya. Currently he is the best para pour yabandi no mu bitego n'amasi cyane muri Premier League. Rero
ufashe currently nibyo ashobora kuzamo tujye kuri tugana hano tugendere ariko kuri class twebwe turi kuri class urakoze cyane njye ni naho nge nshaka gutinda buriya sinjya mpfa gutwarwa n'umukinnyi na sezo runaka ngo nirengagize class mpamvu nari mvuze umuntu nka Ashraf Hakimi Ashraf Hakimi atwaye imyaka myinshi consistency ufite consistency iteye ubwoba uzi ko au contraire ni no Mendes bigendanye n'uko uyu mwaka wamugendekeye abantu bavuze bati turacyakugira uwa mbere currently ariko turacyanagutegereje ngo tumenye class yawe ya nyayo utaza kutubeshya ngo tugushyire muri utaza kutwihutisha muri cya cyumba kibitsemo abagabo tutavugira hano amazina ba Robertson urakoze cyane Marcelo ba Patrice Evra tujye kuri abo ba Yordi Alba aracyari kare ariko uyu munsi ekipi iyo ariyo yose ku isi iyo ariyo yose ku isi witwa Ashraf Hakimi yaba arimo nimero ya mbere icyo nshatse kugarukaho rero nari nshimangiye rya jambo rya Derari yavugaga ngo ari mu beza uri umutoza Chelsea naramukunze ubushize aza muri Chelsea nibwo yafasha abadefanseri bamwe na bamwe abagiranya na ba Ramos abandi abita abadefanseri bakomeye azi kumenya uburyo atwara vestiaire no kumenya uburyo akeza hindaba abakinnyi be kuko abakeneyeho rezilita gusa sindi kureye noneho kuri inshuro muri defense ndaxiare twavuze ko abaxiare be ari uburyo bwo kubareshya no kubaryoshya kugira ngo wenda bakangure abarememo icyizere kuko arabizi ko ari kimwe mu bice bizamugora ariya mu senior ariko kuri interview ye ashaka kumwita umwiza wenda akaguha impamvu zabyo ariko ngenda mwita umwe mu beza rero Derari nicyo navugaga kuri iki kintu rero wenda ku ikipe ya Chelsea kuri cyo abajije no umwe mu beza bahari nagiye mbigarukaho Chelsea nigira amahirwe ibintu by'imvune bye byagiye bigabanuka iyo polyvalence nagiye nyigaruka sinongera kurondogora ariko hari ikintu umuvandimwe avuze gikomeye wenda mu kanya ndibuze kugisorezaho n'akantu gake ni ibintu bibiri imyaka agezemo Chelsea ikeneye no ku isoko nijyayo izaba ishaka abakinnyi bari muri mu gihe nk'icyo Reece James arimo vuga ngo ntago atakaza umukinnyi uri mu myaka cyangwa se uri mu gihe cyangwa ukeneye ahubwo baza bamwunganira kugira ngo ikipe irusheho kuba nziza ikindi turi bugarukeho ni icyo kintu cya projet hari icyo nshaka kukivugaho yavuze kuri projet ya Chelsea ngo abona yamukonvense cyangwa se ari konvenki nayo ngaruke no kuri icyo kintu cy'imyaka agezemo kuko no mukinnyi ubu mukuru mu gihe Pepe Guardiola abaye mutoza w'ukwezi byagiye kwa Man City byose byagiye kwa Man City so kuri Chelsea ivanye intsinzi kwa Aston Villa ibitego 4 ariko kwa Paris Saint-Germain iri ibitego 5-2 amakosa y'umutoza bamushinja kuzana umuzamu wa kabiri twitege kuri Masani kuri match ya Newcastle ni umukino utoroshye kuri Liam Rossini n'ikipe ya Chelsea kubera ko barimo barashaka itike Champions League kandi urebye mu makipe abiri ayihanganiye nabo yaba Liverpool yaba nabo bari mu makipe nabo atameze neza muri iyi minsi ongeyeho na Aston Villa sonekeza ko ari umukino ukomeye cyane kuri bo mbere y'umukino afite ibibazo byinshi byo gusubiza ahereye mu izamu ryabo iki si ikibazo nekeza ko ariyo wazanye kubera ko yasanze Chelsea kizamu ariko wenda gisa nkaho kimaze iminsi itameze kidakabije kubera ko Robert Sanchez yatangiye umwaka w'imikino ameze neza n'imikino myinshi urebye Valo ni umunyezamu nyembona witwaye neza mu mwaka w'imikino ikibazo yagize nka match imwe mbi ndumva ari nko kuri Arsenal na mbere gatoya bahita bamukuramo ashyiramo undi nekeza ko ari ikintu kidakwiye mu kujera situation urimo guhindura umunyezamu nekeza ko izamu utahizamu ari ibintu ari imyanya witondera guhindura uko ubonye cyane ko bara n'abakinnyi baba bakora ikosa rimwe rikatari murika cyane umunyezamu yakoze ikosa rimwe n'abantu bajudginga kubera umusaruro wako kanya mu kibuga hagati mu kibuga ashaka gutakaza imipira nk'itanu muri match yatanga nk'ibiri vamo assist bakavuga ngo yagize match nziza ariko umunyezamu nakora save 5 agatsindwa ibitego 2 by'amafuti nta muntu uze kwibuka save yakoze urutayizamu naza kurata ibitego bingaye 1-on-1 abantu bose baza kumwibuka nekeza ko ariyo mpamvu ari imyanya yo kwitonderwa kugira umuntu ushyiramo Robert Sanchez yaramaze umwaka w'imikino wose ameze neza guhera mu gikombe cy'isi cy'amaklub ariko agira match mbi mu kuntu ejo bundi
ahita amukuramo ashyiramo uyu Jorgensen ashaka ari umunyezamu mwiza ariko simbona ari mwiza kurusha Robert Sanchez uhereye kuri Robert Sanchez wo muri Brighton so ntekereza ko rero harayahubutse gusa none wareba ikibazo kirebe mu mboni nini ubona yuko ari ikibazo atazanye nawe Chelsea agomba kuba yarasinyisha umunyezamu uri what class uri kuri rwego rw'isi ariko se Edi barabyihoreye yego nubwo wenda yaba nta muzamu mwiza bafite ariko hari uwo bafite urusha Sanchez nawe nibyo ndimo ndavuga nibyo ndavuga ntekereza Chelsea yakoze amahitamo mabi ku isoko ry'igura n'igurisha ariko aka kanya we yagomba kujera situation aramenya agomba kwibona yuko nta munyezamu afite urusha Robert Sanchez kuri rwego uko utomuhinduramo nka kuriya bizana kugaragara uko byagenze muri Champions League gusa ntekereza ko ari amakosa afite ibibazo byinshi byo gusubiza kubera ko nk'ubu ngubu imbere yamaze guhanwa Pedro Neto umukino umwe nyuma ya ikarita y'umutuku kuri match ya Arsenal akarenzo n'amagambo abwiye umusifuzi akamukankamira bamuca n'amafaranga so turebye ikipe ya Chelsea n'amakipe adafite abawinga nabo bari consistent cyangwa se bameze neza muri Championnat Premier League ariko byibuze ugerageza gukina imikino myinshi no guhora bahari buri gihe muri abo ngabo ni Pedro Neto so ntekereza ko kumutakaza ari ikintu gikomeye cyane ku ikipe kandi urebye abandi Estevao arimo arakiruka yagize utubazo Jamie Gittens yaravunitse Garnacho ntabwo aragira arafatisha ubuzima bwa Chelsea nubwo ejo muri FA Cup yagize match nziza kuri Wrexham ubona yuko bakeneye Pedro Neto yamukeneye byanze bikunze ibyo ngibyo rimwe mu bisubizo akeneye gusubiza tukareba umukinnyi azakinisha ikindi kandi akeneye gukonvinsinga abantu kuko match nyinshi kuva yahagira Chelsea ifite ibibazo byayo bindi ndenda bishaka kuba byaratewe n'ubuyobozi n'uburyo imanagingwa n'uburyo iyobowe ariko nanone mu mitoreze yasanze Chelsea ifite ibibazo by'ibyemezo bifatirwa mu kibuga abakinnyi basimburwa abakinnyi banzwe mu kibuga decision nk'izo umutoza bakeneye ku managinga uyu mutoza no kuva yaza ayo makosa yakomerejemo aracyagira team selection tari nziza aracyagira gusimbuza bidahwitse aracyagira abakinnyi ahitamo kubanza mu badahwitse bitavugwaho rumwe so ntekereza ko ari naho akwiye gusubiza byibutse kugira ngo umwaka w'imikino urangiye uzarangire wose yaramaze gushyira icyizere mu bantu bitari ibyo ngibyo ndabona bikomeje gukurikirana umutoza w'umugenzi warangiza arasize Chelsea kamusezerera by'umwihariko kuri iyi match ni match itajya yoroha cyane ariko nk'imikino 5 amakipe yombi ahora aheruka guhura nuko Chelsea yatsinze imikino 2 Newcastle batsinda imikino 2 baza kunganya umukino umwe uheruka turabyibuka muri mu mikino ibanza ya ni match banganyije ibitego 2-2 so ni match izaba rero nitoroshye rwose muri weekend ariko nanone Newcastle imbaraga bakoresheje kugira ngo babone draw kuri Barcelona bishobora kuza kuba nka avantage ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea nayo ntabwo yari yorohe mu gihugu cy'Ubufaransa ariko ndebye imbaraga bakoresheje abahungu b'ikipe ya Newcastle bishobora kuza kubasha kutazakorerwa ni match ariko nanone bitewe n'igitutu cy'uyu mutoza mukanya gato yakomozagaho yego imibare hari ukuntu yamuvugira ariko nanone Chelsea ubanza itaratekereza 100% ko yasohoka cyangwa se tazakina imikino y'Uburayi biciye muri qualification imbere mu gihugu biroroshye kubikora imbere mu gihugu kurusha kumbwira ngo ese ubundi wanasezera Paris Saint-Germain kuri 5 wamaze kurya nubwo yinjizemo 2 mu rugo Stamford Bridge bigoye cyane kuvuga ngo watwara Champions League kurusha kuba wakora match par match muri Premier League byatubona qualification so ibyo ni match rero ishaka kugira ishaka kuba match nziza surtout ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea iri kukina n'ibyo 2 rero desavantage ku ikipe ya Newcastle ikabiyo nkurikije imbaraga bakoresheje kuri match ya Barcelona ari ikintu kinakomeye ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea nk'uyu mutoza ageze muri ya mikino ushobora no kuba yatumura n'akazi karebye nabi kubera ko gutsindwa uyu mukino bisobanuye ko kurse yo kujya mu makipe azakina Champions League yabatangiye kwitsindwa asohokamo ikindi aramutse atsinze no match haba ari avantage ko hagati ya Aston Villa n'ikipe ya Manchester United hari n'ikipe imwe yita Kuri aramutse atsinze no match bisobanuye ko ku ikipe ya Chelsea ni match navuga ko yagira igisobanuro ku mwaka w'imikino iramutse yitsinze kubera ko anadushiye taburo gatoya ya Premier League uyu munsi ahigeze aho Chelsea n'amakipe birazihurira ahari ndavuga Aston Villa na Man U
ni umukino ntekereza ko agomba kujya gukina aya makipe yombi arimo kuyarebaho kugira ngo binamufashe kuba amanota 3 aramutse yabonye areba ikintu kinini yamufasha n'icyo yabasobanuye ku mwaka w'imikino ko to be honest ikipe ya Paris Saint-Germain bisa nk'amaze gusezera ikipe ya Chelsea bisobanuye ko urugamba rukomeye biragoye nanone ariko ntiwabivuga ntabwo nabyemeza ariko nyine amahirwe menshi ariko ibitego bitatu amahirwe menshi mu rugo Stamford Bridge kubibona ni kimwe ariko n'abazayitsinda ibindi sinzi uburyo bazayitsinda nase niba yinjije 2 away bitatu sitabibona ushobora gutsinda 5 nawe bakitsinda 3 ahubwo avuga ngo ibyo kuvuga byo kayibona nibyo by'umupira w'amaguru byose bishoboka ariko mu bushobozi nta bushobozi ifite mu bushobozi ibyo yabona ishobora kubona ko na Paris Saint-Germain ibona ibindi kuko ni si ikipe defense nziza twabikagarukaho ubwanya yayitsinda ariko kwisezerana ndabona icyo ndimo ndavuga reba rya kuri Ataburahiri twigarukiye muri Premier League United ifite amanota 51 Aston Villa 51 Chelsea ifite amanota 48 bisobanuye ko nitsinda irahita basanga kuri aya manota hari ikipe imwe yahita ifata ko hari ikipe imwe yafata byahita biyemerewe ko iyo izigamye ibitego byinshi kunazirusha zose iyo izafata izahita ijya imbere kubera ko izigamye ibitego byinshi kurusha Aston Villa no kurusha ikipe ya Manchester United bisobanuye ko na avantage bakwiye gukoresha bagiye gukina ikipe ikomeye Newcastle ariko na avantage bagomba gukoresha kugira ngo basove umwaka utaha uzaza muri Champions League bare ko bakwisangamo ariko gutakaza iyi match Liverpool we ikaba yitsindiye ikipe ya Tottenham Hotspur aya makipe ya Brentford iratsindiye harasigamo difference no tarimwe ngo mugire ute mwegeranye so ku ikipe ya Chelsea nekereza ko gutakaza no match urebye aba opponent bari inyuma ukareba abari imbere gutsinda icyo byayifasha nitakaza no match nikiza ko uyu mutoza nasezerwa na Paris Saint-Germain ahazaze mu ikipe ya Chelsea zaba hari mu kangatete niko nyimbibona kuko sezo ye yabisa nk'emo kugenda isa nabi cyane bikabije ubwo Pedro Neto nahari yo turibuka ko kuri match ya Arsenal baramuhannye banamuca n'ibihumbi 70 by'amapawundi bamaye uyu mukino ashobora kutazawukira ariko bateganya nacu meze neza Garnacho yewe no mitsa mbona arameze neza kuruta na Pedro Neto match imwe Wrexham oya nagari match Aston Villa batsinze Garnacho ni umuntu wakoze uburyo bwinshi bwiza ntabwo yatanze assist match Aston Villa match Aston Villa yani match ya Joy Pedro oya yatsinze hat-trick ariko ireba uburyo Garnacho yaremye kandi butarebye yaje score gusa njye birakubwira match Aston Villa Garnacho umufana wa Chelsea yarebye match ya Aston Villa urebe Garnacho yagera postinze umusore Pedro postinze atsinze hat-trick apostinga Garnacho niyo wari mu buryo bwose Garnacho kuva yagera muri Chelsea ntago birakunda 100% agira match nziza kongera agasubira ko uretse nizo ngizo na match Arsenal byukare area FA Cup ya Carabao kimwe cya kabiri ariko Pedro Simero bench araza atsinda ikintu tanduka kuri Pedro mu ngo yose Chelsea ifite ntago agira match nziza ntago ari umukinyi ako byuza bahari agira match mbi match ako byuze no mukinyi uri consistent uhoraho aho hari mu bawinge bose ifite mu mikino Garnacho ko gukina mutarenze enye 3 kuvagira muri nyiri cyiza cyane uko rizeruka sizake cyiza no ko tuzi ko Garnacho mu kitari mubi no mwingu utari mubi ashaka kuzagira agafata ibihe wenda akaba yamusimbura neza agakina match nziza ariko nanone gutakaza Pedro Neto nanone muri equipe ya Chelsea ni igihombo gikomeye mbona nuko Garnacho bataramuha ikizere nkuko bagiye Pedro Neto ngo akine match imwe asubire mu yindi ngo akire nka match 10 zikurikiranye ariko mbona Garnacho kuba winga bibumoso Chelsea nta ifite umurusha Pedro Neto ikibazo cye akiri muri nka yasezo yigeze kugira nziza 2023-2024 gutyo kuri level yakiniragaho ubu nta wari kwamurusha ariko level yaje muri Chelsea ariho yari hasi kubera ko iyo mikino yo kuvuga Garnacho ageze muri Chelsea bamuhaye iminota myinshi ishoboka ariko yose akagenda akagira igihe match mbi kugeza n'abatanye kujya bamusimbuza muri half time so umukino ngo ufite abakinnyi bari kuri bench ufite Steba hariya ufite Gittens baguze n'andi mafaranga ufite Pedro Neto kini mande zombi ufite bwo na kopa mu gikina ku rande rw'iburyo ubukene gutekereza kabiri na wundi mwanya ukeneye ntabwo ukeneye kubanza ngo ikibazo cya Pedro Neto wiye ikibazo cye kimwe agira ari mu bakinnyi Chelsea nk'uko bivuze bafite umwanya uhagije ariko badafite ikintu kihambaye bakoresha cya kindi gituma reka kujya kugura Garnacho nizo mpungenge zo kuba nawe na bagitenzi bose nagumbwira ngo uri umukinnyi wa danger uri muri badge ya Chelsea kuba wakora uruhare rw'ibitego 10 muri sezo ushaka kutarukora assist n'ibitego assist eshanu ibitego kubikora ari inkuru
ukabikora sezi imwe sezi ebyiri neto we ni umuwinga nyine ubaye uri aho ngaho ibyo nibyo ariko nanone kuri Garnacho n'urwego yari ariho ese ko Garnacho akina match ebyiri cyangwa eshatu ukabona arusha urwego Pedro kuko nka match ya Aston Villa match ya Wrexham match ya ari nka match Arsenal yasimbuye are Carabao nejo bundi asimbura iminota mikeya ejo bundi kuri muri championnat babatsinze 2-1 ababyibuka nka Save David yakuyemo ku minota n'ubundi Garnacho kuzafata urwego rw'inkungu yahoze ko nitara yazamutse ritara ariko kuvagera muri Chelsea nyine byaratafata ni chance wenda kuba Pedro Neto adahari ni chance kuri Garnacho kuri iyi match ya Aston Villa Liam Rose niyo runato babarira kosora amakosa ye rwose